Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana ku mugoroba w'uno munsi, bakunze ikiganiro ijuru ntirikorerwa dukunze guhoreramo kuri Radio Country FM. Natwe tunejejwe nuko umwanya nk'uyu nguyu duhawe kongera kubonana ndetse no gusangira namwe ibyiza byose Imana duteguriye uno munsi, kuko mbere na mbere Imana abantu benshi bagira byinshi bifuza bakenera, ndetse no mu mbaraga zabo bakabigeraho, ariko ikijyanye n'ijuru cyo umuntu ntakiyabikoraho. Niyo mpamvu rero iyo mvuze ngo mbere na mbere Imana, nuko Imana ariyo yonyine yagennye uburyo umuntu yajya mu ijuru, Yego, umuntu atabigizemo uruhare. Ari nayo mpamvu nyine mba nezerewe cyane ko duhuriye muri iki kiganiro kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, babashe kuva mu rujijo, babashe kuva mu rungabangabo. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo bave mu bidatunganye. Yego. Kuko hari uburyo budatunganye umuntu atekereza ko yabona mu ijuru, ariko Imana yavuga ngo umuntu nave mu bidatunganye. Ubwo no kuvuga ngo ibitunganye ni by'Imana yashyizeho biri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero tubanje kubasuhuza abarangije kubona iryo juru batari kure, bakaba bafite amahoro n'ikiruhuko cyo mu mutima. Turabasuhuje cyane. Amen. Tunasuhuza n'abantu bose bajya badukurikira muri iki kiganiro. Hari n'uwaba agize amahirwe kuri uno munsi akaba ashyize kuri uno murongo, ariko iyi saha guhera saa 2 tuba turi buganire isaha yose. Ubwo nawe nutega amatwi urasobanukirwa ibijyanye no kujya mu ijuru umuntu atarikoreye. Yego. Mwese rero turabasuhuje aho aya majwi yacu abasha kugera, dore ko no hanze y'igihugu aho hose arahagera. Turabasuhuje, ariko n'ubundi tunifuza ko tugumya kubana muri byose nyine mu bijyanye n'iki kiganiro. Wari uvuze ko ibigendanye n'Imana, Imana igomba kuba iya mbere mu bintu byose. Niyo koko igomba kuba iya mbere, kuko na Alpha na Omega, nitangirira ikaba n'iherezo. Nta muntu wayibanjirije ndetse nta n'uzayiheruka. Rero niyo igomba kuba iya mbere mu bintu byose. Muvandimwe, ntekereza ko ikiganiro nk'iki kivuga ijambo ry'Imana kibasha gukura umuntu mu rungabangabo, ubundi umuntu yakaba yacyumva. Yewe n'utacyumva nyine twamusabira Imana ngo ajye cyumva, kuko aba ari ikiganiro cyiza. Kuko ibyerekeranye n'Imana cyangwa se no kujya mu ijuru, umuntu arabikeneye. Umuntu arabikeneye, kuko ubu buzima dufite ku isi ni butoya, ni bugufi, n'ubw'akanya gato, ariko hanyuma y'ubu buzima hari ubundi. Burahari. Hanyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi ubushize turi hano twari turi gusobanura iby'inzira ebyiri. Twavugaga ko uyu muntu atagiye mu ijuru arimbuka. Duhari rero kugira ngo tubwire abantu icyabakizana none kurimbuka. Kuko none umuntu aba yibaza ati hanyuma yo gupfa nzajya hehe? Ese bizagenda bite nimfa? Ese nzajya mu ijuru, nzajya mu muriro, nzajya hehe? Umuntu akaba ari mu rungabanga bakibaza. Hari n'uwo bitera ubutaka avuga ati Imana niyibizi, cyangwa izanshyiraho ishaka. Hari n'uwo avuga ati Imana izapima
ibyo njya nkora imere nk'ifasha umunzani. Nyine abantu hari igihe umuntu atekereza ibintu mu ntekerezo agatekereza ko Imana izafata ibintu ikabishyira ku munzani, igafata ibyiza igashyira ku munzani, igafata n'ibibi igashyira ku munzani, hanyuma ngo bigapezanya, hanyuma ngo ibyiza byadomina ngo akajya mu ijuru. Nabyo ntabwo ari byo. Imana si nk'umuntu ngo yibeshye, kuko umuntu niwe ujya utekereza yuko yafata ibintu byiza n'ibibi akajanisha, akagira ibyo ahitamo. Ariko Imana yo icyiza icyita icyiza, n'ikibi ikacyita ikibi. Amen. Imana yo ni yera, irashaka kuzabana n'umuntu mu ijuru wera, umuntu w'intungane udafite icyaha. Kandi uwitwa umuntu wese kubera icyaha none umuntu avukana, tuzaguma tunagisobanura kuko niko kaga abantu twagize. Dufite icyaha tuvukana cyitwa icyaha cy'inkomoko, dushaka tukite kamere y'icyaha. Ni ikintu umuntu avukana, kimubamo, kimugendamo, kimutuyemo, ararana, abyukana, ahorana, ku buryo bene icyo wihana ibindi, ariko icyo ntuyu ugicokuza kibamo, nta nujya kihana. Kuko nawe urabona uhora wihana bigaruka, wihana bigaruka. Impamvu bigaruka nuko bifite icyo byeraho, byera kuri icyo rero kavukire umuntu avukana. Mu rundi ruhande twakigereranya n'umusatsi. Ubu umuntu aguhaye ikizami akakubwira ngo ogoshesha umusatsi ntuzagaruke, ni ikizamini gikomeye, ntekereza ko kitanashoboka. Bizavuga ngo nk'uko wogoshesha umusatsi ukazongera ugasubirayo, ukazongera ukajya uhoruza, niko n'icyaha kimeze mu muntu. Urabyihana bikagaruka kandi utabishaka. Kuko urabona n'umusatsi, ntekereza ko burya umuntu wiyogoshesha aramutse agize amahirwe kurya wiyogoshesheje ntuzagaruke, byaba ari byo sawa. Ni nayo mpamvu iyo ugarutse usubira kwiyogoshesha, kandi ukiyogoshesha kwa kundi ujya wiyogoshesha, ku buryo kurya kuno bogosha umuntu uramutse ubonye nk'umuti ku buryo bakogosha umusatsi ntuzagaruke bikaguma gutya, nibyo wakunda. Ariko ntibishoboka, kubera ko ufite ikintu cyera umusatsi, uko umeze byera umusatsi nyine, ku buryo ntako byagenda. Ngo rero ni ikigereranyo twatangaga ku cyaha umuntu avukana. Icyaha umuntu avukana ni icyaha ukora ubishaka utanabishaka. Nuvuga ngo iyo umaze kukivukana cyitwa kamere y'icyaha, kiba kigutuyemo. Cyo rero kirera mu gihe ubishaka no mu gihe utabishaka. Rero icyo kintu nyine basi nacyo kiba cyanatuzanye hano kugira ngo tunagisobanure, kuko muvandimwe nabwo abantu batekereza ko kugira ngo wiyunge n'Imana cyangwa kugira ngo ujye mu ijuru wakiranuka mu ngeso zawe. Ibyo byumvikanisha iki? Ntubuze icyaha icyo ari cyo. Kuko iyo utekereza ko uzakiranura ingeso zawe zigakiranuka, ntabwo ubuze icyaha. Ikimenyimenyi kuva aho wahereye ushaka gukiranuka mu ngeso byaranze, ku myaka ufite iyo ari yo yose wagerageje gukiranuka mu ngeso byaranze. Kandi nabwo ufite amakuru ko umuntu uzajya mu ijuru azaba adafite icyaha. Hahita habonekamo ikibazo, umuntu akibaza ati none najya yonde? Ariko nicyo kitubesheje aha. Tuba turi hano kugira ngo tubwire abantu ko umuntu yajya mu ijuru, dusobanurira abantu uburyo Imana igira urukundo. Muvandimwe njya ntangara, abantu bajya batekereza urukundo rw'Imana ariko bakagarukira hafi cyane. Umuntu yabona yariye, cyangwa yabona aryamye bugacya, cyangwa yabona agize ibindi bintu runaka, akavanga Imana ngo ni urukundo. Ariko urukundo rw'Imana rurengaho. Uzi ko uretse kuba igiguha ibyo bintu byose, uzi ko yatanze n'ijuru ku buntu. Imana kubera urukundo rwinshi igira, rwatumye Yesu aza mu isi adafite icyaha, yemera gupfa urupfu rw'abanyabyaha. Pawulo ari kubyandika yaravuze ngo uramutse ukunda umuntu, njyewe ndamutse nanapfira umuntu, napfira umuntu w'inshuti yanjye, napfira umunyangeso nziza. Ngo ariko Imana yo yagaragaje urukundo ikunda abantu, ngo ubwo Kristo yemeraga kudupfira turi babi. Aho niho Imana yerekanye urukundo ikunda ko rurenze urw'abantu. Nk'uko we wumva wagirira neza umuntu w'inshuti yawe, wagirira neza umuntu wawe, noneho Yesu we yadupfiriye turi babi, turi abanyabyaha. Rero tubeshejweho nanone no gusobanura urukundo rw'Imana. Twihuse rero, wenda reka turebe amagambo ari muri Yohana kugira ngo twihute wenda tuze no gusangira n'abatwumva. Ari muri Yohana ubutumwa bwiza, Evanjiri ya Yohana ubutumwa bwiza, uraza dusomera igice cya 10.
usoma uhereye kuri 7 urangize na 13. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 7 haravuga ngo nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari ingerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni ingerembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko ngeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Yego. Aha muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo Yesu yungamo ati ndababwira nkomeje ko ari ingerembo ry'intama. Abaje imbere yanjye bose bari abajura n'abambuzi, ariko intama ntizabitaho. Ni ingerembo, uwinjira ari nge anyuzeho azarokoka. Azajya yinjira asohoke kandi abona urwuri. Umujura ntazanwa gusa no kwiba no kwica no kurimbura. Nge nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse busendereye. Yego. Ninge mushumba mwiza. Umushumba mwiza yemera gupfira intama ze. Naho umucancuro wingirwa mushumba utari nyiri intama, iyo abonye impyisi ije atererana intama agahunga, nuko impyisi ikazisumira ikazitatanya. Igituma yihungira nuko ari umucancuro, intama zikaba atarizi cyangwa se ntizimushishikaze. Icyo numva kandi gushimira Imana muvandimwe twihuse. Yesu none nagarukije ku murongo wa 10 ariko tacyo wakomeza. Yego. Nshimiye Imana cyane kuri aya magambo none dusomye, kuko Imana muvandimwe njye nyishimira ko uretse kuba yaratanze agakiza ku buntu cyangwa se yaratanze ijuru ku buntu, yaranabyandikishije mu byanditswe. Aha dusomye rero twihuse ko tuba dukeneye gusangira ijambo nanone n'abatwumva. Yesu ni amagambo yari ari kuvugana n'abantu. Njya nkunda ibintu Yesu avuga ariko akamera nk'ushyizeho n'indahiro. Aravuga ngo nukuri ngo ni ingerembo ry'intama. Nanone umuntu ajya abaho igihe kinini yibaza uburyo ki yajya mu ijuru, yibaza aho yanyura akajya mu ijuru. Aha rero Yesu aravuga ngo nukuri ni ingerembo ry'intama. Uwinjirira kuri nge, iki Kinyarwanda cyavuze ngo azarokoka. Reka mvuge ngo umuryango ujya mu ijuru ni Yesu Kristo. Urabona nk'uko umuntu yubaka urugo cyangwa inzu ye agashyiraho umuryango uzajya azajya anyuramo. Reka mvuge ngo umuryango ujya mu ijuru cyangwa se irembo umuntu anyuramo ajya mu ijuru ni Yesu Kristo. Niwe ahandi we yarabisobanuye, aravuga ngo ni nge nzira nkaba ukuri nkaba n'ubugingo. Ngo nta muntu wagera ku Mana ntamujyanye. Ubwo umuntu wese ushaka kujya mu ijuru, ushaka kugera ku Mana, anyura kuri Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo hano yarabisobanura avuga ngo nukuri ngo ni ingerembo ry'intama. Aranabisobanura umuvandimwe. Aravuga ngo iyo umuntu yuririye ahandi ngo yitwa umujura ndetse ngo n'umunyazi. Ngo ku rugero rw'uko reka mvuge ngo umurinzi w'irembo ntiyamworohera. Yesu aba ari kuvuga ngo iki? Aba ari kuvuga ko ari we rembo umuntu anyuraho akajya mu ijuru. Ibindi byose utekereza wakora byakujyana mu ijuru nukuririra ahandi, ntago wagerayo. Rero uba umeze nk'umujura. Bisa nuko waba uri inshuti y'umuntu ugashaka kujya kumusura, hanyuma ntuce mu irembo ukurira igipangu. Yanakubaza niba wanasaze. Icyo gihe ntabwo buri umushyitsi. Ntabwo buri umushyitsi, ahubwo uba uri igisambo, uba uri umujura. Icyo gihe bakwirukaho. Nicyo cyatumye uwitwa nta bwenge mu gitabo cy'umugenza bagisomye yatekerezaga ko yajya mu ijuru ariko aciye ku bikorwa
ariko bisobanurira ba Mukristo yarababwiye ngo yiyiriza 3 ku munsi agatanga kimwe mu 10 agafasha n'abakene ngo ibyo bintu azabiteranya ngo n'urupfu rwa Yesu ngo ajye mu ijuru kubera ko yari yuririye ahandi agatekereza ko mu ijuru bamwemera ahageze baravuze ngo ni mu muhambira amaguru n'amaboko mumujugunye igihe nomwe iyo umuntu rero yuririye ahandi urarimbuka byanze bikunze kuko irembo Imana yagennye umuntu anyuramo akagera mu ijuru ni rimwe Yesu yabivuze amuyi Bibiliya yera yavuze ngo nukuri ngiye ikintu Yesu avuga agashyiraho n'indahiro ngo nukuri ni ngewe rembo ry'intama ni nge mushumba mwiza muvandimwe yashyizemo ikintu nakunze yasobanuye impamvu ari umushumba mwiza numva ndamukunze yavuze ngo ubusanzwe umushumba mwiza we ngo apfira intama ze ngo ariko ngiyo uragirira ibihembo ngo n'intama atarize ngiyo bigeze mu magorwa ubwo abandi bantu bajya biyita abashumba batarapfiriye intama sinzi ubwo uko bazavugana n'Imana intama yewe n'amakuba asamaye hano bavuze ngiyo intama igeze mu makuba asamaye magara ngo kwihungira hanyuma ngo impyisi ikazifata ikazirya ariko banabisobanuye bavuze ngo impamvu ngo nuko iki kinyarwanda cyavuze ngo nuko ari umucancuro uragirira ibihembo ngo ariko n'intama zikaba atarize ngo nicyo gituma burya ngo yazita ngo ariko Yesu we uretse kuba ari irembo umuntu anyuramo agakizwa ni n'umushumba niwe wiragirira intama noneho we yavuze ngo ngewe uretse kubomba ndi kumwe n'intama zanjye ndanazipfira ibyo Yesu kandi yarabikoze sa magambo aho kugira intama zipfe zigeze mu magorwa yego ahubwo uwo mungeri mwiza niwe wemera gupfa ngo zo zikabona ubugingo yego wenyine ni nahabera umushumba mwiza urumva Yesu niwe nzira ijya mu ijuru ubwo umuntu wese utwumva wumva ashaka kujya mu ijuru inzira inyura kuri Yesu inyura kuri Yesu gute Kristo Yesu yaje mu isi yishyiraho ibyaha bya muntu n'ubugome bwe arangije kubera ko Imana igihano yari guhana umunyabyaha ari ukumwica yica Yesu mu mwanya wawe ababaye nyine umushumba mwiza kuko umushumba mwiza mu kaga apfira intama yego twari turi mu kaga ko kwibaza ni gute twajya mu ijuru twari mu kaga ko kwibaza uko twazabana n'Imana Yesu araza yemera kutubera umushumba ariko asanga turi no mu kaga nyine we hano yavuze ngo umushumba mwiza apfira intama yego ubwo ndi muntu ujye kubwira ko ari umushumba ujye umubaza niba yaranagupfiriye kuko hano dusomye ko umushumba mwiza apfira intama ze yego ahubwo ngo abo ngo ningirwa abashumba ndetse ngo baragirira ngo ibihembo hano havuze ngo ni ibisambo ngo yavuze ngo naho ku murongo wa 10 ku murongo wa 8 ngo abandi bose baje mbere yanjye nabajura n'ibisambo n'intama zanze kubumva ariko impamvu nuko yagaragaje uko ari we rembo yego uwuririra ahandi ubwo nukuvuga ngo abagaragaza indi nzira yo kunyuramo itari Kristo yego nabajura n'ibisambo ariko ngo intama nyantama yego ntabwo ibasha kumva bene uwo ngo kuko intama nyantama yumva ijwi ryo mu ngeri kamwitaba kamvuge ngo wowe nyine nimba ushaka ijuru nimba ushaka kuba umukristo yego ni wizere Kristo wemera ibyo Kristo yakuzanye wemera ibyo Kristo yakoze ku bwawe yego we yaje wari upfuye kuko nk'intama iyo zigize amakuba yerega amakuba wagize nuko wavutse uri umunyabyaha kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu yego noneho we yaje mwayo makuba yemera gupfa yemera kwishyiraho ibyawe yemera kubarwa ayo makuba yemera gutanga ubugingo bwe kugira ubwawe burokoke aho ni hatandukaniye rero na wa wundi waje mu ntama ariko atarize abarwa nk'umujura we ntazigera kubwira yuko kujya mu ijuru biheshwa n'urupfu rwa Yesu ahubwo azakubwira ibindi wakora ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo azaba yuriye hejuru y'urupangu yego urumva hari abantu bigisha abantu kuririra ahandi nibo bingirwa abashumba hano bakaba ari n'abajura ariko bakaba ari n'abajura rero hano Yesu we yavuze ngo Yesu yunga amati ndababwira nkomeje ko ari ingerembo ry'intama
arakomeza aravuga ngo abaje mbere yanjye bose bari abajura n'abambuzi. Bishatse kuvuga ngo inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu. Irembo rigera mu ijuru rica kuri Yesu. Iyo umuntu reka mvuge ngo abaduteza amatwi, umuntu wese ushaka kujya mu ijuru, inzira nimwe rukumbi ica kuri Yesu Kristo. Hari ukuntu uvugana n'umuntu kandi muvandimwe ntabwo ari Yesu nk'izina. Ni Yesu wagize icyo akora. Yego. Ni Yesu ugaragazwa n'ibyo yakoze bitigeze bikorwa n'umuntu n'umwe uwo ari we wese. Yego. Ni nacyo cyatumye avuga ngo ni umushumba mwiza ngo wapfira intama ze. Yego. Rero Imana ishimwe cyane. Murumva ko abandi bantu bose bitwa abashumba batari Yesu. Iyo bakubwiye indi nzira unyuramo kugira ngo ujye mu ijuru, dore ko abantu bigishwa ko ngo bakora ibikorwa byiza ngo bikazabajyana mu ijuru. Uko nukurira ahandi. Uko kurira ahandi rero uhitwa witwa umujura ndetse n'umunyazi. Hano Yesu yabisobanura avuga ngo abo bantu bigisha abandi ko hari icyo bakora bakajya mu ijuru, ngo abo ningirwa abashumba ngo ndetse n'abajura, ngo ariko nabwo ngo impamvu ngo banaragirira ngo ibihembo. Imana ishimwe. Haranda ajya avuga ngo ni n'abakozi b'inda zabo. Yego. Ni abakozi b'inda zabo. Rero turi gushimira Yesu we wabaye irembo ry'intama. Ariko bisobanura hari ukuntu uvugana n'umuntu akakubwira ati ariko nk'ubu umuntu yamenya inzira ijya mu ijuru gute? Ubu ni gute umuntu yamenya inzira ijya mu ijuru? Ese umuntu yazabwirwa n'iki inzira y'ukuri? Dore ko impamvu binacanga abantu, amadini yo yanabaye menshi ku buryo rwo umuntu yibaza tubuse najya muri n'abavuga Yesu babaye benshi. N'abavuga Yesu nabo babaye benshi. Ku rugero rw'uko bicanga umuntu akibaza ubu inzira ubu niyi nzayibwirwa n'iki? Niyo mpamvu umuntu ajya mu idini akarihindura akajya mu rindi, akarihindura akajya mu rindi, bikagomeza kugaragara ko inzira yayibuze. Nyamara inzira niyo turi gusobanura nyine. Hari ukuntu umuntu akubaza ati ubu ijambo ry'Imana umuntu yazamenya iby'ukuri byo ari ibi. Ariko nyamara Yesu yarabisobanuye. Yaravuze ngo ni nzira nkaba ukuri nkaba n'ubugingo. Tujyane gake abatwumva. Kristo Yesu wapfiriye abanyabyaha avuga ko ari we nzira, ariko akanaba ukuri, akaba n'ubugingo. Akavuga ko nta muntu uzahinduka ku Mana atamujyanye. Ubwo umuntu wese ushaka kuzabana n'Imana mu ijuru, muvandimwe, hari ibintu abantu bibaza ariko tubishijwe hano no gusobanura. Umuntu ushaka kuzabana n'Imana mu ijuru, umuntu ushaka kumenya ukuri, umuntu ushaka kuba mwisi afite ubugingo, niyizere Kristo Yesu. Kuko yaravuze ngo niwe nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo, ariko azageza abantu no ku Mana. Niba navuga ngo uwo murimo niwe wenyine ufite mwisi, yavuze rero ngo abandi bose batariwe babwira abantu ko babajyana mu ijuru cyangwa se babafasha kujya mu ijuru. Ibyo sibyo. Yavuze ngo ni abajura ndetse n'abanyazi. Rero abatwumva twabasabira ko abantu bari kuririra ahandi. Niba hari izindi ntekerezo ufite wumva ko wakora neza ukajya mu ijuru, nimba hari indi nzira uri gutekereza, yego, nimba hari ikindi kintu uri gutekereza, yego, kitari urupfu Yesu yapfuye, warayobye. Ubwo biragusaba guhita wumva ko uri umujura n'umunyazi. Ubwo uri guca ahantu hatari ku irembo, cyangwa ukurikiye umujura. Yego. Ukurikiye umujura nugera hirya urahasanga urupfu atangira gusaka. Birahita biba ikibazo cyane. Niyo mpamvu rero tuba dusabira abantu kunyura ku irembo, ariko nabwo tugasobanura kunyura ku irembo ni gute. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo ni ryo rembo. Iryo ni ryo rembo. Kumwizera muvandimwe ntabwo nabwo ari ukuvuga ngo ndamwizeye, ahubwo ni ukwemera mu mutima ko igihano Yesu yahanwe ari wowe wari kuzagihanwa. Iyo ubyemeye uhita umenya ko Imana itakiguhannye, kubera ko yahannye Yesu mu mwanya wawe. Icyo gihe iyo ubyemeye mu mutima, Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha, ariko ikaba irugukujeho ko yarushyize ku wundi. Nicyo cyatumye Dawidi mu Baroma ibice 7 avuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngo hahirwa umuntu Nyagasani atabaraho icyaha. Ni gute umuntu yaba mu isi Imana itamubaraho icyaha?
ukwiye gusobanukirwa ko icyaha wabarwagaho Imana yakibaze kuri Yesu ubundi kanakimuhanira. Iyo ibyo bintu byemeye mu mutima, Imana ntiyongera kukikubaraho kuko iba yarakibaze kuri Yesu. Nyamara disi abantu bakabivuga ariko ntibamenye ari ibiki. Iyo uvuze ngo Yesu yaragupfiriye, ubuvuze ngo Yesu yishyizeho ibyaha byawe, aranagupfira nyine. Apfurupfu wagombaga gupfa. Ahanwa igihano wagombaga guhanwa. Imana ishimwe kuri uwo mushumba mwiza. Yabisobanura avuga ngo umushumba mwiza ubusanzwe apfira intama ze. Rero kwizera Yesu, kuko abantu nacyo bajya banakibaza, nk'umuntu akoze se umuntu yizera Yesu gute? Umuntu yamenya gute ko yizeye Yesu? Kwizera Yesu ntago ari ugusubira mu ibi turi kuvuga. Sino kuvuga ngo ndamwizera. Dore ko abantu benshi bajya bavuga ngo twese ngo turamwizera. None se niba uvuga ko umwizera, ni gute wumva utagira ubugingo buhoraho? Ni gute wumva utajya mu ijuru uvuga ko wizera Yesu? Nyamara Bibiliya ivuga ko iyo umuntu amwizeye abona ubugingo buhoraho. Niba ujya wumva aho watinyaga kurimbuka wumva utakirimbutse. Yego. Ubwo niba ujya wumva utagira ubugingo buhoraho ntago wizera Yesu. Ubundi ikimenyetso kigaragaza ko utizera Yesu, niba ujya wumva utagira ubugingo buhoraho, ukaba ujya wumva Yesu aje utagenda, ukaba ujya wumva utari intungane mu mutima wawe, ntago wizeye Yesu. Abantu bajya bafata igihengo cyo kubaza inzira. Yego. No kwaza nimba amazina yawe yanditswe mu ijuru. Ufite bene ibyo bibazo batarizera Yesu. Kandi benshi bafite kwibaza gutyo bavuga nyamara ko ari abakristo. Yego. Ariko umukristo no warangije kugabana ubugingo bwa Kristo, kuko Yesu yaravuze ngo intama ze ngaziha ubugingo ndetse bwinshi. Yego. Erega ubwo bugingo ubona bwa Kristo ni kwa gutungana kwe kutigeze gukora icyaha, gufite igihembo cy'ubugingo buhoraho, cyangwa gufite igihembo cyo kudapfa. Nkuko nawe yafashe gucyanirwa kukamuha igihembo cyitwa gupfa. Yego. Niyo mpamvu kumwizera umenya uti nakuweho urupfu, hari upe mu mwanya wanjye, ubwo yape mu mwanya wanjye nge singipfuye, ariko impamvu ntari bupfe nuko nanjye nawe gutungana kwe kumpesha ubugingo buhoraho. Ariko muvandimwe wafashe iki umuntu ujya uvuga ngo nizera Yesu ngo ariko nta bugingo buhoraho ngira? Ababeshye kuko Yesu niwe bugingo. Yesu niwe bugingo. Yego, niwe bugingo. Kandi anavuga ko turabisubiramo ngo kubera urukundo Imana yankunze, yadukunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba uvuga ko wizera Yesu, igisubizo cyo kwizera Yesu ni ubugingo buhoraho. Nuko bufite ubugingo buhoraho, nuko uzabana n'Imana iteka ryose. Niba rero uvuga ko umwizera ukumva nta bugingo ugira, ntago wizeye Yesu. Ntago wizeye Yesu. Rero twasobanuraga ubusobanuro bwo kwizera Yesu. Kwizera Yesu ni ukumenya ko igikorwa Yesu yakoze cyo kwishyiraho ibyaha byawe akanabihanirwa ari wowe yagikoreye. Nkunda gutanga urugero ku gisambo babambwe ku musaraba cyari iburyo, cyo cyaravuze kiti twebwe turi kuzira ibyo twakoze, ngo ariko wowe mwami uri kuzira ibyo utakoze, ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Igisambo cyari iburyo kimenya ko Yesu ari kuzira ibyaha atakoze. Reka mvuge nti nawe ukwiye kumenya ko Yesu yazize ibyaha atakoze. Iyo umenya ko yazize ibyo atakoze, umenya ko ari ibyawe nyine. Iyo umenya ko yazize ibyawe, umenya ko ubwo wowe nta kimana kigutwaye. Nyamara umuntu akabivuga ntabimenye, ukavuga ngo Yesu ngo yazize ibyaha byanjye, ubuvuze ko Yesu yishyizeho ibyaha byawe akabizira. None ni gute wumva utajya mu ijuru Yesu yarazize ibyaha byawe? Ubwo si urupfu rwa Yesu rwaba rwarakumariye iki ubaye utajya mu ijuru? Ahubwo ubwo buvuze ko Yesu atigeze. Yego. Kuko hari ijambo riri mu byanditswe rivuga yuko ngo ibihembo by'ibyaha ngo ari urupfu. Yego. Ngo ariko ngo impano y'Imana ngo ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo urupfu nimba rwarabayeho ni igihembo cy'ibyaha byari byabaye rwabaye kuri Yesu. Amen. Noneho ubugingo umwize ahabwa ubugingo nk'impano, kuko ntabwo bukorera. Yego. Kandi guhabwa ubugingo bingana no guhabwa ijuru. Niyo mpamvu bivuga ngo ibihembo by'ibyaha. Yego. Ubwo kamvuge ngo ibyo ukora
igihembo cyabyo ni urupfu. Yego. Kuko gukora kwawe gufatikanye no kuri umunyabyaha ubwo icyo wahembwa n'undi ni urupfu. Niyo mpamvu umuntu akora n'undi akumva urubanza rutavuye mu mutima we. Ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho ubuheshwa nuko wizeye Yesu. Ubwo iyo wizeye Yesu urubanza rwa rukuvuyeho, ahubwo hawe ubugingo buhoraho. Ariko ubuhawe nk'impano, ari nayo mpamvu ijuru umuntu arihabwa nk'impano atarikorera. Amen. Rero hano Yesu aravuga ngo ninjye mushumba mwiza. Ngo kubera ko umushumba mwiza we apfira intama ze. Umushumba mwiza nyine muvandimwe mba numva ndi gushimira Yesu cyane ukuntu nyine basi yatubereye umushumba ariko nabwo mwiza. Yatubereye irembo umuntu yinjiriramo akajya mu ijuru, ariko nanone anatubera umushumba mwiza ku buryo yemera no gupfira intama ze. Rero dushimiye Imana cyane. Icyo twasobanuraga dusobanurira abantu nuko nanone inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu Kristo, kuko yavuze ko ari we rembo ry'intama. Ubwo niba hari ukundi kundi ujya utekereza kwa kujyana mu ijuru kutari ukunyura kuri Yesu, uri kurira ahandi, waba uri umujura ndetse uri n'umunyazi, ndetse wanahura n'akaga gakomeye ko mu ijuru ntiwahinguka unyuza ahandi hatari kuri Kristo, ko Kristo niwe nzira imwe rukumbi Imana yaciye abantu banyuraho bakajya mu ijuru. Paulo ari kubyandika yaravuze ngo umuhuza w'abantu n'Imana ni umwe rukumbi, ngo ni Yesu Kristo. Rero twahaba twumva nanone umurongo tukabaho umwanya kugira ngo tuganire ibibazo, ibitekerezo. Mwaduhamagara ku murongo wa telefone MTN 0782 44 21 25 0782 44 21 25, Airtel cyangwa Tigo 0783 83 05. Mwaduhamagara ufite ikibazo cyangwa icyo ushaka kutugezaho. Ni karibu. Allo. Yego. Muraho. Muraho neza. Epifani muherereye he? Murenge wa Nkungu. Yego. Turabashimira cyane ku kiganiro mwatugejejeho. Ni cyiza pe, kiradufasha. Numvise muvuga ku bintu bijyanye ngo n'abashumba, ngabita abashumba. Kandi tuzi ko Allo? Turakumva. Tuzi ko umuntu wese uyoboye abantu barenze umwe, aho ngaho yari kubagira inama abashobora kuba ushobora kumwita umushumba. Nkuko tubizi. Yego. Kuko abayoboye abantu ari kubagira inama, abereka nyine ahantu bashobora kunyura. Uwo ari umushumba w'abantu. Yego. Ntabwo aba ari kwigereranya na Yesu Kristo, we abivuga nko kwisanisha. None icyo twavugaga ni umushumba ubasha kugeza umuntu mu ijuru. Ntabwo arabashumba bageze umuntu mu ijuru ari benshi, ahubwo umushumba yagaragaye ari umwe. Mu byanditswe twasomye hagaragayemo yuko Yesu yahamije yuko ari we wenyine rembo, kari nawe mushumba. Icyakora kabamubanjirije bari abajura n'abanyazi. Noneho ni ukuvuga ngo abo bandi bakuyobora hanyuma, kuko ubusanzwe nawe uzi yuko umuntu agera se umwe, ntawugera base babiri. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Yesu nimba ari so nyine, niwe wenyine, nta wundi so waba uriho. Ubwo ni ukuvuga ngo nimba ari we wenyine ubasha kukugeza mu ijuru, bisaba umenye nyine icyo yakoze kugira ijya mu ijuru. Yagaragaje rero yuko ngo ari we utanga ngo ubugingo bwe ngakabuhereza intama. Niyo mpamvu bivuga yuko ari we mushumba mwiza. None se wamuhuza n'abandi bashumba? Oya. Yego. Noneho nshaka musobanurire ko tuzi ko ubwe ari we wivugiye ngo ku munsi w'imperuka azatandukanya intama n'ihene. Ihene
ihene ndakeka ari ibumoso, intama iburyo. Yego. None twebwe tukaba tuvuga ngo bya bikorwa byiza dukora ntacyo bizadufasha, kandi tukaba tuvuga ko Yesu yadupfiriye twese tugomba kujya mu ijuru. Ese mu by'ukuri icyo gihe nikigera izo ntama zizatandukanwa gute? Tuzi neza ko twese iryo juru turifiteho ubushobozi bwo kurijyamo. Noneho ikindi mu nsomere waretse ukabanza ugasubizwa icyo ukagisobanukirwa. Nacyo nimukinsubize ntacyo. Yesu ari kuvuga ku by'intama n'ihene. Uribuka icyo yavuze ku bantu bazagaragaza ibyo bakoze? Yego. Ni biki bavuze bazaba bari kumuratira bakoze? Yaravuze ngo hari abazavuga ngo azababwira ngo nimuze abana banjye kuko narwaye muransura. Igihe nari imbohe mwaransuye, igihe nambaye ubusa mwaranyambitse, n'ibindi byinshi. Ntabwo ati nimuze musangire nanjye ku by'umurage w'ijuru. Abandi ababwira ati nimugende mwabivunemo kuko narwaye ntimwangeraho, mfunze ntimwansura, n'ibindi byinshi. Gato aho ngaho ubanje kuvuga ni Yesu wahavuze ari gushima abantu uko babigenje. Yari ari kuvuga uburyo azatandukanya izo ntama. Noneho abantu bo bari kumuratira uko babigenje. Bamubwiraga ko basenze, ko bakijije indwara, ko bira byose bakoze. Yabashubije ko ari bantu ki? Yarababwiye ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Simbazi, sinigeze no kubamenya. Ubwo no kuvuga ngo umuntu ugiye ugaragaza ibyo yakoze, yibwira hari ko ari byo byatuma yemerwa, uwo nguwo ahera kakanirwa aho ngaho ko Imana itamuzi, kubera yuko ibyo bagiye gukora si byiba yagutumye. Ahubwo abantu babajije Yesu bati ese dukora iyihe mirimo? Arababwira ati ntimugire imirimo mukora, ahubwo mwizere uwo yatumye. Ubwo no kuvuga ngo iyo wizeye Yesu watumwe n'Imana, ubwo no kuvuga ngo n'ibindi byose wakora ubikorana n'Imana ubigendanyemo nayo. Niyo mpamvu Yesu ari we wagarutseho hari yamutangira ubuhamya ati wabigenje gutya nujye mu munezero wa data. Ariko nuko mu ntangiriro yabanje kwinjira mu irembo. Ubwo icyo twaganiraga n'abantu nukubanza kwinjira mu irembo, kuko winjiye mu irembo niwe ugera mu rugo nyine agakora ariko ari mu rugo. Na nicyo wenda nawe uri kuvuga. Dore ikintu ukwiye kubanza gusobanukirwa kuruta kujya mu byo Yesu yavuze ngo mwagize gutya. Ni wowe wivugiye ko Yesu hari abantu azashyira ibumoso, abandi akabashyira iburyo, bamwe akabita intama, abandi akabita ihene. Sibyo? Uzi ikintu ukwiye kubanza kwibaza, ese uri intama? Ngiki kibazo ukwiye kubanza kwibaza, kuko nuhita ujya ko kureba iby'intama zikora kandi utariyo byakugora. Ahubwo ukwiye kubanza kumenya ni gute umuntu aba intama. Noneho tubigusobanurire cyangwa urabizi uzi ko umuntu aba intama? Yego. Tubigusobanurire? Yego. Aha. Noneho icyo twavugaga rero, kugira ngo umuntu abe intama bisaba kubanza kunyura mu irembo. Ni naho twari twasomye. Yego. Irembo umuntu anyuramo ni Yesu Kristo. Yego. Urabanza ukavuka ku Mana, ukaba intama y'Imana. Twivugira uko umuntu avuka ku Mana rero. Yego. Kuvuka ku Mana, wibuke Yesu yabivuganye na Nikodemu. Niba wenda ujya usoma, Nikodemu yari kwibaza se ni gute umuntu yavuka ubwa kabiri? Yego. Ubundi kuvuka ubwa kabiri ni ukuvuka ku Mana. Yego. Kuvuka ubwa mbere ni kuriya twavutse ku babyeyi batubyara, nkuko nawe ufite ababyeyi bakubyaye. Yego. Ibyo gusa rero ntago wajya mu ijuru. Yego. Ni nayo mpamvu bigusaba kuvuka ubwa kabiri kugira ngo unabe intama nyine.
kuvuka ubwa kabiri rero nta kindi bisaba kwizera Kristo Yesu. Bisaba kumenya ko ibyo Kristo yakoze byose ari mu isi ari wowe yabikoreraga, ukamenya ko urupfu Yesu yapfuye rwari urwawe, ukamenya ko yishyizeho ibyaha byawe byose na kavukire yawe mbi n'ubugome bwawe, akanahanwa igihano Imana yari kuzaguhana. Iyo ibyo bintu byemeje umutima wawe, ukamenya ko Imana itazaguhana kubera ko yahanye Yesu mu mwanya wawe, Imana ibikubyaye ubwa kabiri. Iyo uvutse ubwa kabiri rero uvuka mu rugo rw'Imana, ububaye intama. Noneho kubera ko Yesu ari we ubukubyaye, ni nawe ukubera umushumba. Ni nayo mpamvu twasomye ngo ni umushumba mwiza, ngo kandi umushumba mwiza apfira intama ze. Rero icyo biragusaba kumenya neza ko ibyo Kristo Yesu yazize byari ibyawe. Icyo Imana igushakaho rero ubu tuvugana ni ukwemera ibyo Kristo yakoze ko byari ibyawe, ukabyizeza umutima, ubundi Imana ikakubyara nawe ukaba umwana w'Imana. Ngiki cy'Imana igukeneyeho ni ukwizera Kristo. Noneho njye ndifuza ko munsomera mu Bakorinti ba mbere umutwe wa 4 umurongo wa 4 kugera ku wa 5 kugira ngo mbone ikindi kintu mbabaza. None se ko numva wahasomye, wenda n'igihe kiba cyagiye tuba turi kwakira n'abandi, watubwiye uko havuga tukagufasha, kuko ni iminota iri kugenda. Aravuga ngo nubwo nta kibi niyumva mu mutima, ngo nubwo nta kibi niyumva mu mutima, ibyo si byo bingira umwere cyangwa se si byo bingira umukiranutsi. Yego. Uhoraho cyangwa se Nyagasani cyangwa se Imana niyo incira urubanza. Yego. Ntimugace imanza kuko igihe ntikiragera. Yego. Uza igihe nyine cyo kuzica ubwo kirahari. None ndashaka munsobanurire aho hantu uko twumva ngo ijuru, tukumva buri munsi ngo tuzajya mu ijuru, kandi turabizi neza ko nyine izo ntama ntiziratandukanywa n'izo hene, imanza ntiziracibwa. Ni gute ushobora kuza ukambwira ngo nzajya mu ijuru, nawe ukavuga ngo mfite ijuru none ahangaha, wowe ukabyibwira gusa, nta kintu kigaragaza ko mu by'ukuri iryo juru rifite. Ubibwirwa n'iki? Ibyanditswe imanza ntiziracibwa. None se ko numva ufite byinshi ujye usoma mu byanditswe, ijambo ry'Imana ntuzi ko rivuga yuko ngo uwizeye uwo mwana ahabwa ubugingo buhoraho, ariko utamwizeye ko acirwaho iteka. Ibyo turabizi kandi turabyemera. Ngo impamvu aciriweho iteka ngo nuko atizeye izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Bikumvikana rero ko icyo ngicyo ni igikorwa umuntu akiriho. Si bya bindi byo kuvuga ngo ibijyanye n'ijuru, ibijyanye n'ubugingo bizamenyekana napfuye. Ahubwo bisaba ngo wowe ukiriho none wumve ni wizera ubuhabwe, kuko uwizeye arabuhabwa, utizeye acirwaho iteka. Noneho twebwe icyo twemera ni icyo Imana yavuze kurenza ibindi bitekerezo yenda abantu bavuga. Noneho hari amagambo wavuze ngo umutima we ngo kuba ngo ntacyo umurega ngo sibyo bimugira intungane. Ibyo bingira intungane. Aho yaragaragaje nyine yuko ibyo yatunganya bye katari byo bimuhesha ubutungane, ahubwo ko ikimugira intungane ari byo Yesu yatunganyije. Ubwo ni ukuvuga ngo ubutungane bwa Yesu nibwo bwonyine umuntu yirata yishingikirizaho, aho kwirata ibyo we watunganije ukavuga uti n'abantu ntacyo banshinja. Hari umuntu ajya kuvuga ngo kugira ngo amenye ko yajya mu ijuru ngo nuko ngo umugore we n'abana ngo bamutangira ubuhamya, ngo bamutangira ubuhamya bwiza ubwo yajyayo. Ariko ubuhamya bwiza wahamirizwa bukujyana mu ijuru nuko Imana yakubona ko wizeye umwana wayo ikavuga iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye.
kuko ngo uwizeye Yesu ngahabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Yego, urumva Bibiliya ivuga ko ngo abamwemeye bose bakizera izina rye abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hariya wari unavuze amagambo meza nyine, haravuga ngo kuba ntacyo umutima ugushinja, ngo ntago ari byo bigutsindishiriza, ntago ari byo nyine bikugira intungane. Icyo kintu ujya unacyumva neza, kubera ukuntu umuntu afite icyaha yavukanye, kubera ukuntu umuntu ari mu isi akora ibyaha bishaka atanabishaka. Burya niyo utabikoze no mu gihe ntacyo uri kwishinja, ntago ari byo bigutsindishiriza. Baba bashatse kuvuga ngo iki? Dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo yamenetse. Ni ukuvuga ngo warubajije ikintu cyiza, waruvuze none se ari nacyo warutwaye mu rwego rwo kudaca imanza. Waruvuze ngo ni gute umuntu yamenya ko none hafite ijuru cyangwa se kazajya mu ijuru, kandi izo manza zitaracibwa. nakumva kuko nicyo warubajije nyine. Urumva iyo umuntu akiri umunyabyaha, ubundi nta byiringiro byo kujya mu ijuru aba afite, aba ari mu mwanya wo gutsindwa. Tujyane neza, sibyo? Umuntu wese iyo akiri umunyabyaha nta byiringiro by'uko yajya mu ijuru aba afite. Noneho icyo bita gukizwa rero, icyo Bibiliya yita gukizwa cyangwa se kuvuka ubwa kabiri, ni umunsi umenyeyeho ko noneho wajya mu ijuru. Ubimenya gute rero? Abamwemeye bose bakizera izina rye. Alo, turi kujyana? Abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo nani ko gutsindisha. Iyo wizeye Kristo Yesu mu mutima wawe, aguha ubugingo buhoraho, ugahita unamenya kutazarimbuka. Ikikubwira kutazarimbuka nuko wizera Kristo. Cya kintu cyakubwiraga kuzarimbuka kikava mu mutima. Sasa nako kurangira ko rubanza gikuwemo nuko wamenye ko Kristo ari we wazize ibyawe. Iyo umenye ko Kristo yahanwe igihano cyawe, alo yagiye, ariko iyo umenye ko Kristo yazize ibyawe agahanwa igihano cyawe, uhita unamenya kubwo utakirimbutse. Rero reka twakire n'abandi, wenda yagiye na waragumya akurikire nta kibazo. Twakakira abandi ku murongo. Alo. Turakumva. Andrusemu turabumva neza. Muri bande muherereye? Ni Idrissa mberereye hano i Nyabihu. Yego turakumva neza. Hari n'inzu nyine twebwe tuje dusengaho, hari bamwe basenga gucumwa no kusabato, n'abandi bagasenga no kwa gatanu bitewe n'amatorero n'amadini uko ari. Ese mwebwe musenga kuwe munsi? Yesu mwebwe mwamusenga kuwe munsi ahari? Iminsi yose turasenga. Iminsi yose? Kuko ikibazo si umunsi, ahubwo ikibazo ni ukuba wemerewe gusenga. Nuko nanjaka kubabaza, mbese hari igihe wenda gutura utuvuye ko byemewe gutura ituro ry'ishimwe, n'ituro ry'uko aramutse amahoro bitewe n'ituro ushaka gutanga, ubwo waritanga gute? Wanyura he kugira wenda aho ngaho? Ku kijyanye no gusenga, abizeye Yesu yarababwiye ngo mujye musenga ubudasiba. Ubudasiba rero ni igihe cyose. Noneho ibijyanye n'amaturo si byo turi kuvuga, ahubwo turi kuvuga ku kijyanye no kwinjira mu irembo ry'intama, ariko kujya mu ijuru. Urumva niba unatekereza wenda numvisha avuga no kubya amaturo, ahari yashaka kutubaza aho dusengera kugira ngo azanayazane, twe ntago tujye tunayafata. Ahubwo twe icyo tubereyeho no kubwira abantu uko bajya mu ijuru, kubwira abantu inkuru nziza, sibyo? Ahubwo natwe reka tukubaze, ese ufite ubugingo buhoraho? Njewe wumva wajya mu ijuru? Nona ntabwo, bitewe no kwizera kwanje n'umutima nama wanje, nje ndaje mu ijuru. Uri kumva none wajya mu ijuru? Oya.
ariko ejo wajyayo. oya ntabwo nzi igihe nagirayo ntabwo jo bwanje ntabwo navuga ngo ndi umukiranutsi. None se uzi igihe uzapfira? ntabwo nacyo ndazi ngo ngize. Nese numva nyine ko ufite ikibazo, kuko umuntu ahabwa ijuru akiri ku isi, kuko igihe Imana iguhereza kubura ku isi aba ari kugira ngo wumve iyi nkuru nuyizera uhabwe ubugingo buhoraho. Ufite ubugingo buhoraho rero naho umubiri wapfa we yikomereza ajya mu ijuru. none se ahari wenda mwebwe mwaje mu ijuru wenda Yesu amutaje nonaha? mwe mwajayo? Yego. murakiranutse? ubu se reka nkubaze, nk'ubu Yesu aramutse yaza ntitujye mu ijuru, twaba turi kuvuga ntabwo twakabaye turi ahangaha, kuko twe tuba turi kubwira abantu ko umuntu yizera Kristo Yesu umunsi umwe ubu gutya turi kuvugana umenye ko igihano Yesu yahanwe cyari icyawe, ukamenya ko Imana yamutanze kugira ngo yishyireho ibyaha byawe n'ubugome bwawe, anahanwe igihano Imana yari kuzaguhana. Yego. Wahita unamenya ko kumba Imana itakiguhanye kubera ko yahanye Yesu mu mwanya wawe. Ibyo bintu ubimenye ubu tuvugana ukabyizeza umutima, nawe Yesu aje mwajyana. twajana, ariko umuntu akiremwa bukiraga agacungamiye mu gukora ibyaha kandi ahantu wakwimenya ko ari umukiranutsi burya Imana imenyaga umuntu ko afite gukiranuka kwe, kuko ngo nabavuga ngo uwizera yuko uhagaraye neza ngo yirinde atagwa. None se urabona kuba wakwizera ibingibi aka kanya aribyo byatuma ukora icyaha, cyangwa n'undi usanga uri umunyabyaha? Kuki utakwizera ahubwo ko wakwemera ibingibi ntubu cyongeye gukora icyaha se ahubwo? Kuko Yesu si umugabura w'ibyaha. Ntutekereze rero ko nimba ari kukwinginga ngo numwizera uhabwe ubugingo buhoraho, ntabwo ari gushaka kumwizera ngo utangire ukora ibyaha, kuko ibyaha byo usanzwe ubikora. ibyo by'umuntu cyo dushaka ngo ko twemera ibyaha byacu twakiranikiyeho. Urumva nyine none ukwiye no kumva ikibazo ufite kandi kiranakomeye. Niba wivugira ko kano kanya Yesu aje mutajyana, ukumva n'ejo ntimwajyana, kandi ukaba utazi igihe Yesu azazira, bishatse kuvuga ngo baje nonaha waba usigaye warimbuka. Ni nayo mpamvu rero wari ukwiye kujya utega amatwi ikiganiro, ukumva ijambo ry'Imana, ukumva ubutumwa bwiza, ukamenya ukuntu umuntu yemerwa n'Imana akanajya no mu ijuru, ariko akanatekereza n'ibintu ayobotse nimba bitabasha kumuhesha ijuru, cyangwa ukaba wumva ntacyo bigufashije ku mibereho yawe n'Imana. Ubwo ibyo bintu nabyo akagombye kumenya ko ibyo bintu ufite nta gaciro bifite. Akwiye no kubyumva neza. Niba ujya usenga, niba hari n'ibindi bikorwa byose ujya ukora wita iby'Imana, byihorere uhereye none. Niba ibyo bikorwa byose bitaraguheshe kumva ko wajya mu ijuru, byihorere, nta kintu bimaze, uri kuririra ahandi. Nyamara twavugaga ko irembo umuntu anyuramo akajya mu ijuru ni ukwizera Kristo Yesu. Impamvu nta byiringiro byo kujya mu ijuru ufite ni uko utaramenya ibyo Kristo Yesu yagukoreye. Ntabwo urabimenya. Ndabizi. Nanicyo ngurabizi. None se niba ubizi ni gute wumva utajya mu ijuru kandi Yesu? None se ubwo ibyo uzi kuri Yesu ni biki? Ko Yesu we yahanwe igihano cyawe, akanishyiraho ibyaha byawe, akanabihanirwa, noneho ni gute ujya wumva utajya mu ijuru? Ubundi twese tuzi ko yaza kudupfira twese nta n'umwe uvuye no ku isi. Turi kuvugana nawe gusa. Ariko n'ubwaje kudupfira twese abari ku isi, ariko twese tuzaje mu ijuru. Noneho kubera ko inyuma haba hari n'abandi wenda dukeneye kuvugana nabo, urajya ugumya utega amatwi ikiganiro. Ikindi niyo dusoje dutanga nimero za telefone, ukeneye gusobanuza ibindi birenzeho waduhamagara tukaguma tukaganira, wenda tanga umwanya twumve n'abandi. Abasabwa ndaza kuzifata, ndaza kubavugisha ubwo nyuma yaho. Uzifate rwose utuganirize ntacyo. Sawa urakoze. Allo? Muraho?
Yego. Urinde uherereye he? Muri make. Nitwa Gadi Byiringiro. Yego Byiringiro. Yagiye. Allo? Allo. Yego. Nibendeza. Mwiriwe. Ndayisabye ndi Nyabitekeri. Ndayisabye. Ngaho nyarutsa iminota yagiye. Kuri iki kiganiro. Bwiza abavandimwe baze kuvuga. Ndacyaharanira gukora biriya by'amaturo no kujya mu biriya bintu byo gufasha. Muri ubutumwa bwiza ntarabwumva neza. Ariko njye numva buriya kwizera Yesu Kristo byonyine biba bihagije kugira ngo umuntu abone ijuru. Ko maze igihe mbatega amatwi ndumva, ariko numvise ko bizeye gusa ukareka ibyo byo kujya mu bindi byaba bihagije. Niko ndi kubyumva. None se wumva warabyizeye cyangwa uri gusaba Imana nyine bikumvishe neza? Neza mbigemo neza mbyumve ko bihagije. Sawa rero uzajya ugumya ukurikire ikiganiro. Ariko kwizera nabwo si ubundi buhanga, si no kugira ubumenyi bwinshi ku bintu, ahubwo ni ukumenya yuko igikorwa Yesu yakoze agikoreye umunyabyaha, icyo cyonyine iyo ucyemeye, ubwo nawe ubutungane yaje akuzaniye urabwegukana ukabuhawe ubugingo buhoraho. Bizera abisilamu byagenda bituriye. Ntabwo turi ko kumva neza. Bizera batemera Yesu, bakizera nka Muhammad utya barabisilamu, buriya mwabaha ubutumwa mwambabwira namake. Twebwe uko turi ahangaha tuba turi guhamya Kristo Yesu, kuko nitwe Imana n'ubundi yahaye umwanya wo gutangaza ibyo bya Kristo Yesu, kuko ubundi ibyo duhamya ni ibyo twemeye kandi twumva ari byo bikiza umutima w'umuntu. Kandi kwizera n'ubundi sishyira hamwe, si ibintu abantu babanza kumvikanaho bati katwizere, ahubwo biba bisaba ngo umwizeye wese niwe nyine wegukana iby'Imana avuze agomba guhabwa, aribwo bugingo buhoraho. Gusa ikigaragaramo ni ukuvuga ngo Imana n'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu iyo tuvugana nawe tuba dushaka ngo abe ari we tuvugana, ubwo yenda n'umwisiramu nawe afite uko yabaza, ubwo nawe tukaganira hakurikije nyine uko yaba afite ibintu. Ariko ntabyo ufite, natwe ntabyo dufite, ubwo icyo twavuze nicyo ngicyo, icyawe urahitamo nimba wizera ugahabwa ubugingo buhoraho. Oyatiriwe anabariza n'abandi, we nanamushimye kandi atega amatwi ikiganiro. Icyo ukwiye kumenya nuko inzira ijya mu ijuru, turi kumwe, inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu Kristo. Niwe nzira imwe yonyine rukumbi Imana yagennye igeza abantu ku Mana. Nta kindi umuntu akoze ari ukwizera gusa biba bihagije. Rwose nta kindi umuntu akoze, wizera Kristo Yesu ukabona ubugingo buhoraho, niko Bibiliya ivuga. Bishatse kuvuga ngo yaba umuzungu yaba umwirabura, inzira Imana yagennye umuntu anyuramo ajya mu ijuru ni Kristo Yesu. Ubwo rero we ku ruhande rwawe ukwiye kugumya kumenya ko ukwiye kwizera Kristo Yesu ukibonera ubugingo buhoraho, ndetse utarebye no ku bandi, ko kujya mu ijuru n'umuntu umwe ku giti cye. Ntabwo ari ishyirahamwe, ntabwo uzajyana nawe uri kubariza, ahubwo ni wowe ukeneye kujya mu ijuru nyine. Kiza amagara yawe wenyine. Kumwe umuntu yampanurira cyangwa akamwanga Imana yambwiye gutya, byo ntabwo bihagije. Umuntu utakubwira ibyo kwizera Kristo Yesu abakubeshya, kuko niwe nzira imwe, niwe Imana yagennye ukwiye kuyigezaho abantu.
naguhanurira uzabanze umenye nimba nawe atunganiye Imana, kuko ubusanzwe Imana ntabwo ikoresha abanyabyaha. kabisa. Kuko umuntu adafite ubugingo buhoraho cyangwa atari intungane imbere y'Imana, nta nubwo Imana yamutuma kujya kuvuga ibyayo. Ubwo rero nawe ujye ubanza umubaze nimba nyine nawe atunganiye Imana. Nibyo rwose. Sawa rero turagushimye, urakoze cyane. Nabo twari mu kiganiro nabo twabashimye. Reka n'amasaha yagiye dutange umurongo wa telefone kugira ngo abacikanwe abari bari kuduhamagara batabonye uburyo tuvugana nabo ku mpamvu z'igihe. Tugiye gutanga umurongo wa telefone baduhamagara nanone wagize ikibazo tukakivugana. Telefone yanjye Patrice ni 0783 167 163. Tigo 0722 167 163. Iza Theophile ni 0782 7 99 8 7 0782 7 99 8 7. Sawa mwakoze mwese abo twabanye mu kiganiro. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose.